yavuye mu rugo yisize asa neza yageze ku kazi mbere yo gutangira akazi ashobora kongera kunyura muri miriwari kuko amarangamutima mubwira ko ubwiza bwashiriye mu nzira. Umukozi ashobora gukora ikosa umudamu agahita amubwira ati nonaha ubwo ni saa yine y'ijoro nonaha ngewe nagiye mpura n'abakozi bakorewe n'ayo makosa saa yine y'ijoro bigende gute wari utarasoza nonaha bigende gute nonaha hita uzinga utahe umviraho muri iryo joro saa yine y'ijoro hari abagiye bacumbikirwa n'abamudugudu mu marangamutima y'abagabo ubwo ngeze ku bagabo noneho iyo ashaka gushaka igisubizo cy'ukuri asubira imbere muri we. Imbere muri we ni ukuvuga mu marangamutima mw'imbere. Niyo mpamvu niyo ashaka igisubizo nyine gisanzwe uzababona yicaye wenyine ahantu. Ubusanzwe imiterere y'abagore hagati ya 60 na 70 abahanga bavuga ko abadamu bagizwe n'amarangamutima kuri ico kigero. Yego. Hagati ya 60 na 70 ibyemezo bafata imyitwarire na ya miterere ashobora kugushinja ibyo we yatekereje gusa atavuze ngo umenye. Yego. Urugero yatekereje ko hari ahantu heza abonye kuri TikTok abantu basohokera wenda Serena Hotel cyangwa Convention hanyuma uratavuga ati ariko bundi ntiwigere unsohokana cyangwa se umunsi umwe wakererewe kumufata tuzi impamvu wabyaranye nawe ibyo ndavuga urumva ukuntu bikomeye. Ntago bikomeye birakomeye cyane. Yego. Kandi ibyo bintu yabisohoye kubera amarangamutima ejo ashobora kuba atanabyibuka cyangwa atari nako ateye atari nako asanzwe ameze. Yego. Ni ibintu yabitse hanyuma biba byinshi umunsi wo kubisohora bombi iraturika. Mvuze ibintu 10 bikomeye. Yego. Abantu bakwiye kubitekereza inshuro nyinshi. Mwibuke ko byatangiriye ku marangamutima akomeretse. Reka twongere tugushimire wo kubana natwe umunsi ku munsi, wo bana natwe umwanya ku mwanya, wo bana natwe ibihe byose mu biganiro tugira hano ku Gakiza TV. Imana iguha umugisha cyane ku mwanya wawe uduha, kandi umwanya wawe uduha tuwuha agaciro cyane kubera yuko tuzi neza ko ibyo dukora hari icyo bifasha wowe ubuzima bwawe, kandi iyo bifashije wowe twebwe saho tubirebera gusa, ahubwo tubirebera ko nibifasha wowe nawe uzabifashisha abandi. Uyu munsi turi ku nsanganyamatsiko ivuga ku makosa amwe n'amwe akorwa n'abubatse urugo cyangwa se n'abashakanye bikaba byagira uruhare mu kubasenyera urugo rwabo buhoro buhoro. Iyo tuvuze buhoro buhoro ni ukuvuga ngo ushobora kuba ayo makosa uyita yoroheje cyangwa se utayitaho, ariko ntibikureho ko nyuma y'igihe runaka watangira kubona ingaruka ugahita ubona ko burya ya makosa niyo yatumye urugo rusenyuka utabizi cyangwa se warabibonye ntubihe agaciro. Turacyakomeje kugenda dutunga urutoki kuri ayo makosa mu buryo bwo kugira ngo niba harayakozwe akosorwe, ariko kandi niba haratarakorwa nabwo ntakorwe. Turacyari kumwe na Pasiteri. Ikaze nanone. Urakoze cyane. Amakaze turaguma tuyaguha. Yego. Kandi Imana igushoboze ku byo uri kugenda dusangiza. Asante. Aho tugejeje ubu ngubu abantu bari kwakira bate ahantu turi kugenda dutunga urutoki ngo hakosorwe cyangwa se bahirinde? Turavuga ibintu by'ingenzi kandi abantu bari bakeneye. Hanyuma ikibazo ni kimwe. Birimo ukuri kwinshi. Hari message twahoze tuhanahana bari abantu baca mu gikara akavugira ati ibintu uko birimo ukuri kwinshi bizabagwa amahoro. Twahisemo rero gutunga itoroshi mu makosa kandi abantu bafukiranye igihe kinini. Ariko nanone igituma tumurikayo nuko biri gusenya. Yego. Ntabwo twakwishimira ko hari urugo na rumwe rusenyuka. Wenda byari bishobotse bikaba zero. Yego. Uyu munsi turashaka gutunga itoroshi Pasiteri ahantu kurindi kosa naryo rishobora kuba ari rito cyane, bo rigaragara mu maso ko ari rito, ariko rikaba rishobora kugira uruhare mu gusenyuka k'urugo buhoro buhoro, ndetse mukazisanga rwasenyutse cyane nyamara atari ibintu bije umunsi umwe.
ahubwo ari ibintu byagiye biza buhoro buhoro. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku kintu kijyanye n'imitandukanire yacu ku bijyanye n'amarangamutima. Yego. Hano nituvuga ni uburyo amarangamutima twe tuyakoresha cyangwa se yo ashobora no kudukoresha. Yego. Bibaho rwose. Noneho bikaba bibi cyane iyo amwe akomeretse. Aho bigiye ku rundi rwego. Birushaho kuba bibi. Ubusanzwe imiterere y'abagore hagati ya 60 na 70, abahanga bavuga ko abadamu bagizwe n'amarangamutima kuri ico kigero. Yego. Hagati ya 60 na 70. Ibyemezo bafata, imyitwarire, reka ntange ingero zibasha kumvikana vuba. Ubwiza bw'umudamu ntabwo burenza amasaha 2. Yavuye mu rugo yisize, asa neza. Yageze ku kazi, mbere yo gutangira akazi, ashobora kongera kunyura muri miriwari, kuko amarangamutima mubwira ko ubwiza bwashiriye mu nzira. Bwatwawe nande n'umuyaga? Simbizi. Nta bantu urabona ku rusengero, uzabona inyuma ahantu hari miriwari, abantu buzuye mbere yuko binjira mu rusengero. Hari hubwo n'abantu bajya mu bwiherero atagiye ku gikorwa cyahubakiwe. Yego. Ahubwo agiye kureba ko agisa nk'uko ashaka. Sibyo? Noneho iyo bigeze saa 6 akajya muri pause, mbere yuko asubira mu kazi, nabwo arongera akisiga. Ako pastor, ahubwo menya abagabo twe dufite ikibazo. Ni kimwe twavuze cyitwa amarangamutima. Aho umuntu yumva amarangamutima ye amuyobora gukora ibintu bigahinduka imiterere, akaba ari ko tubyita, ariko ari igikorwa cy'amarangamutima uburyo umuntu aremye. Yego. Ikindi, niba warakoze ingendo za korari, reka noneho tugume muri gospel. Yego. Niba mwarakoze ingendo za korari yasohotse, wabonye abagore n'abagabo batekera ibikapu bingana. Umugore ugira ngo ntazagaruka. Ibyo biterwa n'iki rero? Ni amarangamutima. Kubera ko icazambara ejo kijyanye nuko yiyumva mu marangamutima. Kuvuga ngo kwambara, kwisiga bishingiye ku marangamutima. Yego. Hanyuma ikindi nanone muri bwa buryo bw'amarangamutima yabo cyangwa yabo ndacari ku mudamu. Yego. Ubwenge n'amarangamutima byabo birafatanye cyane. Bisobanura. Icya gatatu n'uburyo bafata ibyemezo. Uburyo ubwenge n'amarangamutima bifatanye bisobanure. Yego. Urugero, hashobora kuba bishobora kuba ari wenda iyo habaye impamvu ituma abantu barira. Ni bande barira vuba? Abadamu cyangwa abakobwa. Yego. Kandi ashobora kurira ari uko abonye gusa mugenzi we arira, atazi neza n'ikimurijije. Nabibonye kuri TikTok hari akantu kamwe umudamu yaririmbye none hararira. Arize noneho muri commentaire mbona hasi buri wese, kandi abenshi nabonye nabonaga ari amazina y'abakobwa cyangwa madamu. Ati sinzi impamvu ndize. Ati nanjye ndumva ndize. Atari kubundijijwe n'iki, ukumva n'iki, nawe ari kwibaza impamvu yisanze arize. Yego. Ushobora gusanga abarize wenda muri sare abari hejuru ya 70% ari igitsina gore, kubera ko biri mu marangamutima. Ikindi, iyo habaye ikibazo hagati y'umugabo n'umugore, ninde ugaragaza amarangamutima cyane mu kuvuga ibibazo? Umudamu. Kandi nanone ya marangamutima aratuma ashaka ko ibintu bita bikemuka ako kanya nkuko abyifuza. Mu gihe umugabo we arabanza asubire inyuma ajye gushaka umuzi w'ikibazo, impamvu n'uburyo cyakemuka burundu, agashaka umuti w'ukuri. Ibyo bintu rero mu marangamutima birahita bibagonganisha, kuko umwe arashaka ko bikemuka aka kanya, undi nawe yagiye gushaka igisubizo cy'ukuri. Mu marangamutima y'abagabo, ubwo ngeze ku bagabo noneho, iyo ashaka gushaka igisubizo cy'ukuri asubira imbere muri we. Imbere muri we ni ukuvuga
mu marangamutima mo imbere. Niyo mpamvu niyo ashaka igisubizo nyine gisanzwe uzababona yicaye wenyine ahantu adashaka urusaku. Yego, ashaka gutekereza neza kubera ko we mu miremegwe ye ahafatirwa ibyemezo n'amarangamutima biratandukanye mu gihe umudamu byegeranye. Rero ibi bintu biratugonganisha cyane. Bivuga ngo tukiri aho pasite, kuba umudamu ahafatirwa ibyemezo n'amarangamutima byegeranye biramworohera kuba yabivanga cyangwa yabyitiranya. Yego, ubwo bivuze ko urumva umugabo rero afite akazi gakomeye ko kuvangura ibyavanzwe. Ko nabyita. Niyo mpamvu umugabo mu byo akenewemo harimo icerekezo, urugo rwerekezamo ibintu. Urugero, niba umudamu mu rugo mufite, ndabizi ko abadukurikiye hari ibihugu bitafite uburenganzira bwo gutunga abakozi, ndavuga ingo, ariko twebwe aho turi gukorera ikiganiro ayo mahirwe arashahari. Umukozi ashobora gukora ikosa, umudamu agahita amubwira ati nonaha ubwo ni saa yine y'ijoro, nonaha yewe nagiye mpura n'abakozi bakorewe n'ayo makosa saa yine y'ijoro. Bigende gute? Wari utarasoza, nonaha bigende gute? Nonaha hita uzinga utahe umviraho muri iryo joro saa yine y'ijoro. Hari abagiye bacumbikirwa n'abamudugudu, hari abacumbikiwe n'irondo, hari abacumbikiwe na polisi, habaye ibibazo bimeze bityo. N'abaraye ku muhanda babuze ubacumbikira. Yego. Kubera iki? Uwo mudamu niko amarangamutima yameze, ashaka ko bita bikemuka nonaha. Kandi mu by'ukuri ibyo bibazo ushatse ko ahubwo nyangira ubwoba bw'abashumba b'abadamu batafashe umwanya uhagije wo gutozwa kuri iyo miterere yabo ku bijyanye n'amarangamutima. Ashobora kubyuka abwiye komite yose ati mwese baciye mu itorero, sibyo? Ntabwo bivuze ko amakosa akorwa n'abadamu gusa, n'abagabo natwe hari uburyo dukora amakosa. Ndavuga mu bijyanye n'amarangamutima. Yenda ikibazo ugatinda gukemura ikibazo kubera ko urashaka gukora iperereza, urashaka kumenya, hanyuma urashaka kuzashaka igisubizo, bizanyemo ubwiyunge, hari ibintu byinshi, kandi uko gitinda yenda rimwe na rimwe gishobora no kubyara ikindi kibazo. Donc cyari gikenewe gukemurwa byihuse kugira ngo hirindwe ko hari ibindi byaza. Yego. Rero amakosa ashobora kuba kuri bombi bitewe n'imiterere y'amarangamutima. Hanyuma ikindi, mu marangamutima y'abadamu ntituragera kuyakomeretse. Yego. Ndavuga amazima muri rusange. Iyo kubera ko biba biri ku muvuduko, bijyana n'imisemburo n'ibindi bintu byinshi, biba biri ku muvuduko. Hari ukuntu wenda reka abadukurikiye badakoresha mashine, batafite ubumenyi ku gukoresha mashine, barambabarira. Urabona ushobora gufungura fenetre mashine, tuvuga ni ordinateur cyangwa computer. Yego. Ushobora gufungura nka fenetre 10 zose zigafunguka, biterwa n'ubushobozi imashini ifite. Abadamu ni nk'uko baremye, bashobora gukorera ibintu byinshi icyarimwe bigakora. Birakora, ariko ibyinshi bishobora kutuzura. Ni ukuvuga ngo dusupoze ko atwaye imodoka. Pastor nuvuga ko ibyinshi bishobora kuba bituzura, avuga ati ni ukuri umugabo niyo mpamvu yaza ko ari umugore kubwira ko byuzura. Biterwa n'uburyo umuntu yubatse. Hari abantu batojwe, ubundi ayo marangamutima ameze gutyo yakagombye gutozwa, kwigishwa. Yego. Ubundi si ikibazo kuba ashobora gufungurira ibyinshi icyarimwe, kubera ko no mu bushobozi abantu bashingiraho batanga akazi n'ibindi, hari ubwo bareba igipimo cy'ubwenge, uburyo utekereza vuba vuba, uburyo ufata ibyemezo, cyane cyane mu bintu biri koronometre, bidafite igihe kinini cyo kubitekerezaho. Yego. Kandi bifite risike ku buzima, bisaba nyine ngo ube umeze gutyo. Yego. Ariko nanone hari ukuntu baba baragutoje
ntubyuka ijoro rimwe ngo ubyuke uri uwo. yego. Rero icyo nashaka kuvuga, dufate ko atwaye imodoka mu muhanda, hanyuma ahise yibuka ko yasize adafunze icumba, kandi ku kazi baramuhamagara ko yakererewe. Hanyuma hari umuntu yari yashize yemerewe ko ari buhamagare, ushobora kubigira 10 ibyo bintu. Ibyo bintu byose bifatanyije no gutwara imodoka mu muhanda. Niba atangiye kuba mukuru ashobora kuzigonga pe. Sibyo? Uriya wazanye imodoka ya automatique yubahwe naye banza ararembejwe n'ibyo ngibyo. Sibyo? Rero niho ndavuga ibijyanye n'amarangamutima. Yego. Mu gihe abagabo bo imiterere yabo iyo ari harakora ikintu gishobora kuba ari cyo gusa, agashyiraho ubwenge n'umutima. Yego. Nabyo ntitwavuga ngo ni byiza, kuko hari bikererwa bitewe n'imiterere. Kuko niba ari kimwe kandi hari hakenewe 3, niba ataratojwe gutekereza ibirenze kimwe cyangwa gukora ibirenze kimwe, hari bizadindira. Birumvikana. Rero nibwira ko amarangamutima, reka mvuga kandi wenda kamwe tutaragira kuyakomeretsa. Abadamu imiterere yabo icyo ashaka kuvuga si cyo avuga. Urasohotse, ahise akubaza ngo urataha ryari. Nyuma ya urataha ryari ngo nsase neza, urataha ryari ngo dusangire nijoro, urataha ryari ko mfite ibintu nshaka ko tuganira, urataha ryari ko abana bagukumbuye. Urataha ryari hari ibindi bintu nk'icyo. Urataha ryari ko umaze igihe utaha utinze. Noneho we kwa kuntu ateye mu marangamutima ye, ntavuga icyo ashaka kuvuga, ntaba ari direct ku cyo ashaka kuvuga. Arabanza aca ahantu, hanyuma nawe umugabo mu marangamutima yawe n'uburyo uteye uri direct, nturi bwumve icyo ashaka kuvuga. Ukahita umubwira ati ku bundi hano ndakodesha, urambaza ngo ndataha ryari, hano bakubwiye ko atari igihe umugabo wo hano. Ubwo umujinya ntuhise uzamuka, wikubye ahubwo. Bya bindi byose byiza byari inyuma ya urataha ryari bihise bipfa. Kuki abadashoboye gupresiza ngo avuga ati iki niki, ya marangamutima ntabwo amwemerera ko mu mutima cyari kirimo, wenda akaba adashaka kukivuga cyangwa ananiwe kubivuga, ariko gihari cyangwa n'ubundi nta kiba gihari. Ubu ni uko dufite iminota mike mu kiganiro, nakubwira utuntu twinshi. Muri ya marangamutima na ya miterere ashobora kugushinja ibyo we yatekereje gusa, atavuze ngo umenye. Yego. Urugero, yatekereje ko hari ahantu heza abonye kuri TikTok abantu basohokera, wenda Serena Hotel cyangwa Convention. Hanyuma uratavuga ati ariko bundi ntiwigere usohokana. Cyangwa se umunsi umwe wakererewe kumufata, agahita avuga ati kuva twabana. Biraborohera ko afata ikosa ry'umunsi umwe akarigira ikosa ry'iteka ryose, kubera imiterere, amarangamutima. Kandi mu by'ukuri si icyo ashaka kuvuga. Hanyuma ikindi, sinzi niba warabonye ko abantu bashwana bikarangira umwe avuze ngo wanyumvishe nabi. Yego. Si icyo nashaka kuvuga. Icyo washaka kuvuga si cyo yumvishe. Mbese ni ikibazo cyabaye mu miterere, amarangamutima. Rero iyo tuvuga imiterere y'amarangamutima, imiterere y'amarangamutima dukwiye kubanza kureba iyo atayobowe neza ntashobora gusenya kuruta kubaka cyane. Sibyo? Niba udashobora gukontorora uburakari bwawe, utekereza ko bizabubakira mwembi? Bishobora kuba ku mugabo cyangwa se umugore. Pastor, utararengaho aya marangamutima umuntu apara yuko tubivuze ubu kuri kamera, wenda umuntu akaba byumvise akabimenya, umuntu ashobora kuyimenyaho kuba yiyize nk'umudamu akaba azi neza ko ari uko ateye. Nta muntu umubwiye ngo abadamu muri rusange ngo niko bateye, akaba byiziho, cyangwa umugabo akaba yiyizi kuko ariko abagabo bameze. Uribuka ikiganiro twakoze ubushize
shavuga ko rukomezwa no kujijuka sibyo wakagombye kuba unizi kumenya abandi ni ubwenge ariko kuminuza ni ukuba wizi wowe ubwawe umuntu yakagombye kuba n'ibyo nabyo abizi akavuga ati imiterere yanjye itagiye ku murongo ishobora kunsenyera iyo twahuye n'ikibazo ukuntu nitwara erega ibyo turiho turavuga birakomeye kuruta uko bo babitekereza kandi ingenzi icyo mvuga uzi ko mushobora gupfa ikintu amarangamutima wasohoreye icyarimwe yuzuyemwo agahinda n'ibindi bikarangira uvogereye icubahiro cy'umugabo yego yakoze amakosa ariko ntufite uburenganzira bwo kumwita imbwa kumugereranya n'abandi bagabo ko adashobotse ko wicuza impamvu wamushatse ko wicuza impamvu wabyaranye nawe ibyo ni ndavuga urumva ukuntu bikomeye ntabwo bikomeye birakomeye cyane yego kandi ibyo bintu yabisohoye kubera amarangamutima ejo ashobora kuba atanabyibuka cyangwa atari nako ateye atari nako asanzwe ameze yego ni ibintu yabitse hanyuma biba byinshi umunsi wo kubisohora bombi iraturika none pastor mbere yuko tujya kuyakomeretse turacyavuga kuri yandi agifite umugisha wo kuba ari mazima ko numva ubundi kubariza n'umuntu dukurikiye ko numva amarangamutima y'umugabo n'ay'umugore amwe ameze nk'ari kujya iburasirazuba andi ari kujya iburengerazuba aba bantu bubaka bate bagahuza bakamarana imyaka niyo mpamvu hari akantu nabonye ku mbuga nkoranyambaga yenda editinga azakadushakira agashireho nagera aha haravuga ngo niba ushaka kumenya umudamu uzasoma ibitabo bakerekana idigisiyoneri kinini ko niba ushaka kumenya umugabo ni agatabo katari kanini akarengane karimo ntabwo bakabije ni ukubera ko wa muntu abahanga bavuze ngo hagati ya 60 na 70 umudamu agizwe n'amarangamutima mu miterere mu byiyumvo mu mikorere no mu mibanire n'abandi ibi bintu ni byinshi rero nibwira ko uramutse ufite ubumenyi kuri aya marangamutima yaba wowe ubwawe watangira kwikoraho gukora kuri iyo miterere yego ukibaza ngo uburyo mbikoramo ntibifite icyo bitwaye uburyo mbisohora uburyo nitwara uburyo mbanye n'abandi reka nkubwize ukuri hashize iminsi mike nari nicaye ahantu nari ngiye kwigisha ahantu hanyuma mbere y'uko baza kumpamagara bambwira ko nakwihangana gisigaye nk'isaha yego kandi deja urabizi kwa kuntu kwanjye n'isaha nari ngeze hafi aho mpita nshaka ahantu nicara urategereza aho hantu rero ni ahantu abantu banywera ikawa harimwo abadamu babiri bari kuganira ko batuburije amahoro araseka ukagira ngo ni igiterane oya yani abari aho bose ntacyo bimubwiye niba uhari wenyine nayo n'amarangamutima mumeze nk'aho mudahari kuri we yego aravuga hari ibintu bitari ngombwa ko twumva volume ye iri ku rwego niba uri ahantu hateraniye abandi nuseka gerageza umenye ko utari wenyine nuvugira kuri telefone gerageza buriya telefone ukuntu ikoze niyo uvuze buhora arakumva cyane niba iri hafi aho ababyumva ahubwo niyo uzumve niyo uri kuvugana n'umuntu volume uri kuvugiraho niyo nawe akuvugishirizaho nuvuga buhoro nawe uzumva avuze buhoro nyine mwumvikane rero nibwira ko kubera ya miterere n'amarangamutima hari igihe rwose abandi ntacyo baba bakubwiye aho hantu mu by'ukuri nahise mpaguruka vuba kuko mu miterere yanjye sinkunda urusaku uhita umbuza gutekereza icyo nshaka kuvuga ni iki iyo miterere ukwiye kuba uzi uburyo bw'imibanire buriya hari amakosa menshi abantu bakora mu mibanire
baba mubaniye muri resitora aho muhuriye, baba mubana igihe kinini, baba na mu rusengero, ukwiye kuba uzi ngo ni uku nteye, hanyuma hari icyo nabikoraho. Yego. Mbere y'uko tujya kuyakomeretse, ko nayo tugomba kuyavugaho ko nayo arahari. Agakiza, iyo umuntu akijijwe muri aba ngaba, umugabo cyangwa umugore, iyo bakijijwe bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, agakiza gashobora gukora iki kuri aya marangamutima niba bishoboka? Ni iki kakora? Urakoze, mbajije ikintu kitari bunjyane mu kuvuga ku marangamutima akomeretse, ahubwo mbajije icyakorwa, akaba ari cyo mvuga. Kristo ntabwo yaje gukiza ibyaha gusa, yaje no gukiza umutima ukomeretse. Ariko subiye inyuma no gutabimbajije, uwakomeretse arakomeretsa, ntawe utanga icyo atahawe. Yego. Kandi aho hantu niryo sibaniro, niba badukurikiye batwumva neza, niho hari isibaniro bituma urugo rusenyuka. Hari agasekere nkunda kugarukaho. Umubabaro uzana gukomereka kw'amarangamutima, kandi uba ari imibabaro iri mu nguko ingana, bizana gukomereka kw'amarangamutima, bikoresha ibyaha. Nk'uko ku gikomere gisanzwe kizaho isazi, buri gikomere kiba gifite abadayimoni bagihagarariye, hanyuma bitera indwara zisanzwe, byica imibanire yawe na bagenzi bawe, byica umubano wawe n'Imana, ntibituma ureba kure, umunezero urayoyoka, bituma utamenya identite yawe, hanyuma bishobora kukubuza kujya mu ijuru. Mvuze ibintu 10 bikomeye. Yego. Abantu bakwiye kubitekereza inshuro nyinshi. Mwibuke ko byatangiriye ku marangamutima akomeretse. Urashobora kwibaza aho mu bantu bakunda abana, nta muntu yakunda umwana nk'uwamutwise amezi 9. Yego. Nta muntu yakunda umwana nk'umuntu yamuteye igise cyangwa babaze kugira ngo avuke. Ariko urashobora kwibaza ko ibikomere bishobora kubuza urukundo mama ku mwana we. Yego, cyane. Akabura ikintu amuha, yamukubita akamuhonda nk'inzoka. Musanzwe ibyo ni n'icyaha. Akaba yakwicuza nyuma. Yego. Ariko ibikomere byamaze kumukoresha ibitabaho. Yego. Rero nibwira ko abantu be kubyumva nk'ibintu byoroheje, ni amakosa yadakosowe ashobora gusenya urugo buhoro buhoro, bikazarangira mugenzi wakuzinutswe avuga tumva wampa nkagukira, nusa nawe nta twazongera guhurira. Ibyo nibyo biri kuba mu ngo kubera amarangamutima akomeretse. Rero nibwira ko abantu bakwiye kumenya ko gukomereka kw'amarangamutima iyo Yesu adafite icyo abikozeho bishobora kuzazanira urugo gusenyuka. Yego. Tugaruke gatoya kuri aya marangamutima atarakomereka, ariko twari tumaze kubona ko umugabo afite uburyo bw'inari mvuze ngo umwe ajya iburasirazuba undi akajya iburengerazuba, kugira ngo bubake urugo aya marangamutima yuzuzanye, ahure, bubake urugo rukomere rudafite ibibazo cyangwa se badasenye. Iyo bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, agakiza hari icyo gashobora kugira uruhare mu kuba yakuzuzanya cyangwa se atahangana. Yego. Ariko bisaba ko buri wese akambyite kwikoraho, hanyuma ukareka Kristo akagukora nk'umurimo. Hanyuma ikindi nanone ni ukwemerera mugenzi wawe ko akubwira ati hano ndabangamiwe, ugomba kuba warabimenye, Kristo akagira icyo abikoraho, hanyuma ukareka na mugenzi wawe. Urabona twese nta muntu ureba mu bitugu, mugenzi wawe niwe ushobora kubwira ati ariko hano ntibimeze neza. Hanyuma icya kane ukaba wemera impinduka, kubera ko reka nkoresha imvugo, gukomereka si amahitamo, ni ibyago umuntu agira, ariko gukira byo ni amahitamo yanjye. Ushobora kubaho utsikamiwe cyangwa ukavuga toya, reka nubwo naciye muri ibi, ariko reka bimfashe ku buntu mwiza kurutaho. Yego. Aya marangamutima y'umudamu cyangwa umukobwa uko twumvise utubwiye ameze, n'ay'umugabo uko twumvise ameze, hari icyatuma ahinduka akaba ukundi kutari uko nguko? Oya, ahubwo nigeze kukivuga kare, akwiye gutozwa. Sibyo? Urabona umuntu ashobora kuba atari wenda atekereza vuba vuba, ariko ibyo atekereza ukabona
sibyo? Reka nkoresha imvugo wenda y'amarushanwa. Umuntu ashobora kuba azi kwiruka, ariko nabona umuatlete umutoza mu byo kwiruka, hari ukuntu ari bumufashe yige gukoresha igihaha, yiruke ku minota igenwe, yambaye imyenda yabugenewe, afite inkweto zimufasha gukora uwo murimo anyuze ahategetswe. Ariko umuntu ashobora kwiruka yambaye inkweto wenda zituma amagufa y'umugongo avunika. Yego. Ni nk'ibyo rero. Amarangamutima kuba yafite, kuba ari kuremye ntacyo bitwaye. Bigitwara ryari igihe bijemo ibikomere, cyangwa se ufite ataratojwe, uzabikoramo amakosa. Ndari mbivuze kugira ngo umuntu dukurikiye pasite naba ari kwikoramo umurimo, reka mbyitega ari kwikoramo akazi ko kuba mwiza kurushaho kugira ngo azabere mwiza uwo babana, aze kumenya ngo mbese araza guhinduka undi wundi utari wa wundi. Ndaguha nk'urugero, utarampa urugero, ibyo ushaka kuvuga nabyumvishe. Dufate uyu munsi umuntu n'umukobwa, iyo muvuganye nabi ahita agusiba muri telefone, si amarangamutima? Ku mugabo azasiba he? Bazararana mu ishuka, bazasangira ku meza, ongeraho ngo imyaka yose. Sibyo? Akwiye kuba gutekereza ngo uyu muntu twagiranye ikibazo, nta kuntu twabikemura mu bwiyunge bitansabye kumusiba. Niba uyu munsi ushobora gutinyuka uri umuhungu cyangwa umukobwa uvugira nabi mu ruhame rw'abantu, yego, utekereza ko nubikora abana bawe bumva, ntuzaba ubahungabanije? Wabyitoje hakiri kare. Niba umujinya wawe uyu munsi ujyana no gukubita, si icyaha gihanwa cyane. Umugenzi wawe nakorega ihohotera bazagufunga. Bakagombye kuba ubyitoza hakiri kare, ukavuga ati uyu mujinya nkwiye kuba mbikoraho. Rero icyo ushaka kuvuga ni icyo, umuntu akwiye gutangira kwikoraho ubwe, akibaza ati iyi miterere mfite mu bo tubana, hari abantu ushobora no kwemerera bakambwiza ukuri, ntibifite icyo bitwaye. Uko kuntu ugenda witoza bigenda bikuzana mu nzira nziza. Niba amarangamutima yawe atuma uyu munsi uhembwa, ushaka uba uhembwa make, ni 50,000 uhembwa, ariko ntushobora kujera 50,000 ngo ukwezi kurangire, sibyo? Ayo marangamutima ameze atyo atuma ukoresha amafaranga nabi. Utekereza ko bizatuma wubaka? Kandi ntugire ngo bizakira ari uko haje amafaranga menshi. Hoya, ni ibintu wagombye kuba waritoje hakiri kare. Rero nibwira ko umuntu akwiye kuba yaratangiye kubitekereza hakiri kare. Hanyuma ikindi, ugatekereza hari abantu nigiraho byibuze mbona bagerageza, nakwigiraho kugira ngo bantoze gukora ibintu neza kuruta uko mbikora. Hari akantu nkunda kuri RTV cyane, bavuga ntibavuga. Kariya kantu ndagakunda. Ubwo bishatse kuvuga ngo niba ibintu batabivuga kuko iwo bivuga. Sinshaka kuvuga gusa ku bijyanye no kugoreka imvugo, ahubwo ndashaka kuvuga imyitwarire mu bantu. Nubyitoza uri umusore cyangwa uri umukobwa, uzajya kugera mu rugo hari ahantu ugejeje gutozwa. Niba numvise neza, ubwo icyo tubwiye ni uko mu gihe cyo kwikoramo akazi cyangwa se cyo kwikoramo umurimo, ni ukumenya kudategekwa n'amarangamutima ngo gukoresha amakosa. Icyo nari mbivugiye rero ni ikihe pasite? Ni uko umuntu udukurikiye hari igihe ashobora kwitiranya, akumva ko kwikoramo akazi, niba ari umugabo ugasanga ari gusenga cyangwa ari gushyiramo imbaraga ngo abe nk'umugore hanyuma batazagongana, cyangwa umugore ahindura amarangamutima abe nk'ay'umugabo kugira ngo batazagongana. Ibyo ni ikosa nabyo ubwabyo. Ahubwo hari akandi nakongereraho, nako wari ukavuze, ariko mise numva ngatekereje. Hari abantu bahunga ko bateye n'akazi bagomba kwikoramo, bagahita bahungira mu gusenga. Yego.
nk'aho imana nk'aho imana ari izaza kubakorera ibyo baba bagakoze, sibyo? Gusenga byakagombye gutuma nyine bigufasha koroha, ahubwo ugahishurirwa ibyiza kurutaho, ariko ntabwo ukwiye kubikoresha nk'ubuhungiro bw'ibyo wanze gukora mu buzima bwawe. Yego, bivuga ngo hari uruhare rwawe utegerejwe gukoraho amasengesho atakora, ari wowe ugomba kubikora. Yego, hanyuma guhindura mugenzi wawe ngo umugire nkawe, nawe ubwawe ushobora kubyuka ufite amakimbirane nawe, rero ni kumuhindura ngo abe nkawe no kumuhohotera, kuko nawe si we wagize uruhare rwo kuba ukwari. Yego, ahubwo dukwiye kwishimirana mu budasa, tukagira ubwo tubwizihiza. Dusoza rero tujye ku gice cy'amarangamutima none hakomeretse ubwayo, kuko hano turi kuvuga amazima ariko akomeze twagiye tuyakomozaho rimwe rimwe. Ndashobora ngo tumenye aya ngaya noneho ngira ngo icyo ateza ahubwo urugo ntashobora kurusenya, ashobora no kurumaraho kuko yararemereye. Yego, iyo bimeze gutyo biba bisaba undi muntu, biba bisaba umukansara. Hajemo undi muntu pasi? Yego, biba bisaba umukansara, kubera ko mwembi mwateranye ibikomere kubera amarangamutima akomeretse. Byumvikane ko mudashobora kubyikemurira. Utararengaho, mwakomeretsanyije mukibana cyangwa buri wese yinjiranye ibikomere? Hari ibyo wazanye, hari n'ibyo mwateranye mugeze mu rugo. Biraza kugorana ukuntu muri bubikemure hatajemo umukansara, umujyanama. Rero ikintu ari bubafashe ni iki? Ni ukubanza kumenya umuzi. Ese ni ibiki naje nzanye mbere yuko ngera mu rugo? Hanyuma aho ngereye mu rugo nahuye n'ibiki bishamikiye kuri bya bindi? Ni iki nakora kugira ngo mbanze nkire bya bindi, hanyuma twumvikane mugenzi wanjye uburyo tugiye kubaka. Yego, kugira ngo muzanemo umuntu wa gatatu ni ngombwa ko mubanza kubyemeranyaho? Yego kandi oya. Ubundi ubusanzwe ni uburenganzira. Itegeko nshinga ryemera ko umuntu wese urwaye yivuza, sibyo? Niyo utavujwe ushobora kubiregera, kuko n'uburenganzira. Umuntu atakuvuje mubana urwaye yaba ashaka kukuvutsa ubuzima, kuko ushobora kuba umwe muri bo yumva iyo nama utugiye yuko hazamo umuntu wa gatatu witwa umujyanama, umwe abyemera ariko undi ari kubwira ati wibeshye, sibyo? Uzi abagabo nitwe tubikunda bene ibi, kuvuga ati ni ibanga ry'urugo, kandi ni ibanga ry'urugo arakubita, ni ibanga ry'urugo agira urugomo, arahohotera, ninumva wabivuze uzahwana nabyo. Ibyo bintu kuri njye sinakubwira ngo ubyubakireho, ntabwo ari byo. Umva, icambere twe guhera ku byo wenda wahuye nabyo, tubanze twumvikane ko wavumbuye ko urwaye cyangwa se uburyo ukoramo ibintu ari bibi. Ni uburenganzira bwawe gushaka umuganga, banza ubifate nk'uburenganzira. Kandi nujya kwa muganga we kujya kuregana, donc si icambere cihutirwa si ibyo kujya kuvuga ibyo mugenzi wawe gukorera, ahubwo banza wivuze wowe. Hanyuma ako kazi nurangiza kugakora muri wowe ukaniyubaka, babyita kubaka ubudaheranwa, tangira kwiga uburyo wafasha mugenzi wawe nawe kwimenya no gukira umutima ukomeretse. Aho uganisha muzahura mwembi muri abantu beza, nubwo mutagiriyeyo rimwe, mutanahamagaye umuterapiste mu rugo, ariko byibuze hari urugendo buri wese yakoze, hanyuma muhura mwembi muri abantu. Hari n'igihe mujya kwa muganga bakavuga ati mushaka abaterapiste, hari n'igihe mujya muri ribu bakavuga ati ariko muramutse mushatse abafite ubumenyi ku bijyanye n'imitekerereze babafasha, kuko basanze ibintu bitari penale, hari ukuntu mwakora urugendo mukiyunga, mukajya inama, bakabafasha. Rero nibwira ko ribu itanga ubwo bujyanama, kwa muganga bagaha ubwo bujyanama, no mu rukiko bashobora kuguha bene ubwo bujyanama, ariko bitarageraho, kuko aho ni kure. Kuko imwe niba mwikunda mutashaka, hari ibyo twita family therapy. Umuntu ashobora gukorerwa terapi ari umwe, ishobora no kubaho ya famiye.
mukwiye gushaka ubafasha. Ashobora gufasha umwe, ashobora no gufasha famiye. Ikintu ngiye kuvuga urabanza udufashe niba kibaho. Niba kitabaho ubwo turagisiba ntitukivugaho. Wemera ko mu rugo bishobora kubaho ko mwembi mushobora kuba mukomeretse pasite, ariko umwe akaba yaramurikiwe bya bindi twavuze ibiganiro, akaba amenye ko mukomeretse mwembi, ariko undi we akaba atabyemera. Icyo gihe bigenda bite? Icyo gihe wibuza wowe wabimenye, ku buryo wundi utabyemera pasite ushobora no kubivugaho ko mukomeretse nawe arimo, ukaba umeze nk'umututsi, ahubwo bikaba ikindi kibazo. Uwo muntu wamutwara. Ibyo bintu bibaho rwose. Kuri nge uwo muntu wamukorera ibintu nka bine. Icya mbere ni ukumusengera ariko atumva kuko nabyumva nabyo biraba ari igitutsi. Hanyuma ikindi ni ukumwerera imbuto, ubwo nkoresheje imvugo y'ikirokore cyane. Ni ukumufasha mu bugwaneza, ukagerageza ibintu byose yashingira ahagira umujinya nani byose ukabikura mu nzira. Hanyuma ikindi ni ukumubwiza ukuri ariko kurimo ubugwaneza, kuko ari igihe tuvuga ukuri k'ukuri ariko kutavuga neza. Hanyuma ikindi ni ukwihangana kubera ko uragwaje, ni ukwihangana kugeza igihe azamenyera ko akeneye ubufasha. Ibyo bintu bikoze mu by'ukuri bishobora kugufasha. Simvuze ko ari umuti 100%, ariko bishobora kugufasha byibuze iminsi 10. Reka dusoreze kuri aka ngaka. Muri ibi bintu byose tuvuze, yaya marangamutima yaba akiri mazima twahereyeho, yaba naya dusoreje yakomeretse pasite, gusenga kugira uruhe ruhare kwamara iki, kwakenerwa, ese kwagira uruhe ruhare ahangaha? Yego, gusenga kwakenerwa, ariko sinemera ko abantu babikoresha nk'ubuhungiro, bihungije batakoze inshingano zabo kuri bo. Gusenga bikwiye kudufasha kugira ngo dusabe Imana kwiza mu buzima bwacu, kuko niyo mukiza. Yego. Hanyuma gusenga kwaduha imbaraga zituma twihanganira uru rugendo rwo gukira. Ni byiza ko dusenga. Kandi ikindi buriya ni uko abantu benshi batabizi, gusenga nayo ni terapi. Kuko muri counseling usohora uvuga ibyakubabaje, hanyuma ukakira amagambo y'ihumure. No gusenga usohora ibikugoye byuzuye umutima, hanyuma Imana ikaguha ihumure ryayo. Mu by'ukuri umuntu usenga mu kuri ntiyapfa guhungabana. ngira ngo twasubikira, ntago ari ugusoza, reka dusubikira ahangaha. Nuhe mutemeri washyiraho hanyuma dusoza? Yesu ni umukiza. Hanyuma ni byiza ko twuzuza inshingano zo gukora akazi kuri twe. Mana, mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo uko waturemye n'imiterere yacu, Satani ye kubyitwaza kugira ngo asenye, ahubwo turasenze kugira ngo bidufashe kubaka kandi kubaka neza. Ubuntu bw'Imana bubane natwe, uduhe ibihe byiza, ukore byose kubw'urukundo rwawe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.